Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu bakunda kwitiranya ino B n'ino C, bakavuga SB gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, na C gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere bitandukaniye. Reka mbigusobanurire. Turebeye mwa bino birango, murabizi iyo turi kugenda mu muhanda tugenda mu ruhande rw'iburyo, abari ibumoso ni abaza badusanga. Urabona ko agafresh kari iburyo kari mu mweru, wemerewe gutambuka mbere. Abaza bagusanga bari mu mutuku, babujijwe gutambuka mbere, bagomba kuguha inzira. Iyo bavuze gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibiri guturuka imbere aho wowe uri kujya nibyo bitambuka mbere. Muri make niba uri kujya imbere, ibiza bigusanga nibyo bitambuka mbere. Ubwo kari agafresh kari ibumoso kaba kari mu mukara. Noneho hano gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe urajya uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Uri kubona kuri mu mweru, urajya uratambuka mbere ya bino binyabiziga biri guturuka imbere yawe. Niyo mpamvu iburyo ari mu mweru, ibumoso ari mu mutuku. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika gwa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500, ni nuhe muvuduko? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 75 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, biriya binyabiziga bigenda biri kwiceka, byo biba bigomba kutarenza kilometero 25 mu isaha. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza, bikubyakiri kare kugira ngo ure nabyo ubifiteho amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kode zirahari, ukwezi kwa 4, ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 6 wasaba kode y'igihe ushakiye. Twandike cyangwa duhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa kuri telefoni, turakwigisha wazagerwaho ugakora
ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubasabire kode tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda ugamanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. No mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Murabizi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda cyangwa iriya ibiri iruhande, iyo idacagaguye uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe. Ariko iyo icagaguye n'iriya yo ku ruhande igaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, iyo icagaguye uba waparika ikinyabiziga umwanya muto n'umunini. Hano bavuze idacagaguye rero naho uba ubujijwe kuhahagarara. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akwereka ko ashaka kukudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. Ese iryo tara ry'icyatsi kibisi rishyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma hegera inguni y'iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Nuko iryo tara rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi yakabaye no B, ariko hariya bashyize iburyo bakahashyira ibumoso. Niba hashyira ibumoso uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo, kuko rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hano bavuze iburyo kandi ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko nujya mu kizamini wakora mu kanya ugasanga babigaruye babikosoye, urahita ubikora kubera ko mabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibi binyabiziga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha babigomba kugira kiriya cyerekana umuvuduko uri kujya ugenderaho, kikaba kiri ahantu umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, utubuye dutaruka mu muhanda. B, umuhanda urimo amazi. C, umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri.
A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, utuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, uzakibona mbere. Akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bari kukubwira ko ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo udubuye dutaruka, bazagishyira muri metero 150, banza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera muri icyo gice cy'umuhanda kirimo utubuye dutaruka. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tujya mokota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri tubicano yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye mokota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ese romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ziba zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe ariko zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, amavatiri y'ifasi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Kino kibazo bajya bakibaza ukabona neza kimeze gutya, ariko ukabona bahisemo B, cyangwa ukabona bashyizemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, twahisemo B, nawe niyo uzahitamo. Ndakeka ko ramsamo B, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyavuga kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125 yo ntera igira ibipimo bikurikira: iva kuri metero 100 ikagera ku bihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, metero 200. B, metero 100. C, metero 85. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko biva kuri metero 100 bikagera kuri metero 75 nijoro igihe ijuru rikeye. Bishatse kuvuga iki? Birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu benshi bakunda guhita bagira ngo ni saa 11 n'igice bugiye gucya. Oya, biba bishoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Ndizera ko nibaramuka bagwaye ibisubizo bine bashyizemo metero 75 urahita ugihitamo, kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndanga cyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari gihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara abafite amabara akurikira: abafite amabara sate. A, amatara y'imbere abagera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, amatara y'imbere abagera cyangwa ari umuhondo, na B, ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mwese murabizi amatara y'imbere ku kinyabiziga aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rishije. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo se ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Nibe ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A ibinyabiziga ndakumirwa. B ibinyabiziga bikora ku mihanda. C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga, ku buryo nikivuza ihoni uzahita umenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro, tarabahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali bashaka kwiga iminsi mike 3-2 tuba dusoje turi kumwe, kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, cyangwa se online ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko afite nk'akazi katagukundira kuza ngo twigane mu ishuri. Turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, kandi tukakwigisha mu gihe gito. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A komeza imbere gusa. B aho kunyuranaho imbere. C aho guhagarara umwanya munini. D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni A komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bakaba bari kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Bakunda kubikoresha nk'iyo umuyobozi agiye gutambuka, niyo habaye umupira hano muri Stade Amahoro muba mubona ko bino byapa bagenda babikoresha, hari imihanda bagiye bafunga, bari kukubwira ibyerekezo utegetswe kunyura. Ndakeka ko ramutamo A, ndizera ko ramutse cyandika ku papuro, tari wahisemo. Ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Habaye impanuka, hari umuntu ukomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda, ese ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa? A kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo mumenye aho ibikomere bye bigarukira, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje, gahita umuha fanta. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinze. Mumurekera mu kinyabiziga, ariko niba ibinyabiziga byagonganye nka essence kabiri kumeneka hasi, mumukuramo kubera ko haramutse hari akashashi kaguye muri iyo essence hahita haba inkongi, cyangwa
ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga cyangwa ikinyabiziga cyakora impanuka hagati mu muhanda, urumva ntimwakirekeramo, mugomba kumukuramo n'icyo kinyabiziga mukagishyira iruhande kugira ngo kitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Noneho no guhamagara ababishinzwe mukamenyesha impanuka mukoresheje 112 mukanahamagara imbangukiragutabara. Ndizera ko Ramstar Mobile, ndizera ko Ramstar Papuro utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda ariko nta wakomeretse ariko ibinyabiziga byafunze umuhanda cyangwa se byateza icyago abandi bari gukoresha umuhanda, mugomba gukora iki? Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande 3 gitukura ku modoka, gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda, guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo umupolisi nahagera aze kumenya uwari uri mu makosa, mukanazishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko Ramstamo ndizera ko waramutse cyandika ku papuro tarabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga ari byo mwita ibinyoteri? Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba gicitse feri, ucana amatara yose ndangacyerekezo kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko ni systeme iba iri kugukosora mu kizame. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi ushobora gukora? Ubundi ugeze hariya habereye impanuka, ikintu cya mbere ukora uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi cya kabiri uba ushobora guhita ukora? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B, guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Cyo ni icya kabiri ukora. Icya gatatu ugahita uhamagara abapolisi ukoresheje 112. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro tarahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe niba uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera kugenda ugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo
iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ugeze hariya kuri rompuwe ukasanga kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango, wakora iki? A, tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. C, tanga inzira ku makamyo na za autobisi. D, ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Igeze hari abanyura bazengurutse, ubundi icyerekezo winjiriramo aho waba uturutse hose, icyerekezo uhita winjiriramo iyo ugeze hari abanyura bazengurutse winjirira iburyo. Rero biriya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe ni bya binyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka. Rero iyo uhabonye kiriya cyapa cyo gutambuka mbere, utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe kubera ko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Tari wahisemo, ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ntibireba ibihe binyabiziga: A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ikinyabiziga bagihagaritse, hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira bino bimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse, kubera ko n'ubundi bizatwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko bahagaritse nk'igikamyo gitwara umwanya munini ku buryo kitagize ukuntu kigaragazwa cyajya kirateza impanuka. Niyo mpamvu velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse mu gihe cya nijoro. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko usobanukiwe. Turahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura ku tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigera hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'abandi: A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Kino gice bari kuvuga cyane cyane ku bantu batembeye hano mu mujyi wa Kigali, mubona ko hari igihe nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, akaba ari mu muhanda ugizwe n'imihanda ine, ibiri iburyo ibiri ibumoso, mo hagati harimo nka jaride. Kugendera haramo hagati biba bibujijwe, ariko ushobora kuba uri kwambukiranya umuhanda ukabona ibinyabiziga bihise biza ari byinshi, ukaba wahagaze akanya gato. Niyo mpamvu duhisemo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bari kwambukiranya umuhanda nibo baba wemerewe kuba bari hari hagati. Naho kuhagendera ugakomeza ukagendera
akaba ariho ugendera biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko usobanukiwe. N'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje bice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntabwo turi amarobo, birashoboka ko ushobora kuba uri mu rugendo ukagira ibitotsi. Wakora iki ugize ibitotsi utwaye ikinyabiziga cyawe mu muhanda urombeje bice byinshi? A, gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga amapiyano. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda urombeje bice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda urombereje bice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Uva mu muhanda kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda cyangwa wowe bakaguteza ibyago, ugahagarara ahantu hatekanye, ukagenda niba bishoboka ugafata akayaga. Ibitotsi byamara kugenda ukabona gusubira mu kinyabiziga ugatwara. Murabizi gutwara ikinyabiziga uri gusinzira byaba ari nko gutwara ikinyabiziga uhumye. Ndakeka ko ramutse ndizera ko ramutse ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe atangiye kwijima? A, kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. C, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D, kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Impamvu ugomba gucana amatara y'ikinyabiziga cyawe ni ukugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda, baba abandi bayobozi b'ibinyabiziga, baba n'abanyamaguru, biborohere kukubona utabateza ibyago. Ibyo byago habarimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, ese niyo kurushya rwa burundu cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo tuyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu gihe gito, iminsi 2 tuba dusoje, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda dukoresheje telefoni mu buryo bwa online, turakwigisha aho waba rose mu gihugu mu minsi mike, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.